tukaba dusanze bari kwirira inkoko and chips indiziritse. Baby give me ketchup. Ketchup. Chips and ketchup. Oya Biraza bazakoze ikimini. Katwihuta kitari mugufi cyane muremure. Cyane muremure. Kitari muremure muvandi muri mugufi. Ugeze ubwo ubona kitana musumba ariko. Oya. Reka twikwanarize undi. Ako muvunyi ntago ari muremure. Muvunyi nuko afite uruhara ariko ni mugufi. Azino kuba mugufi ukagira na ruhara rwa muvunyi. Utameze hari uruhara rw'abakirari n'urw'inzara. Uzi ko uruhara rwa muvunyi ruri mu musatsi ubundi uruhara rw'abakiri ikintu kirukwereka. Rubiramo icyuya buri kanya. Kwera nyine ibintu by'amasukari. Uzi ko muvunyi buri minota 5 urwa muvunyi urwa icyuya naga uruhara rwa muvunyi rwakwatsa umwambi. Abakameramani bagufi yo ku ma YouTube. Abakameramani wo kwa Sabe. Itoni yakora ibitanda. Bya bitanda byo muri internet ajya bishyiramo intuzo. Yajya byestara. Yakora ibitanda. Gute se? Umukameramani wo kwa Sabe reka muvuge. Sinzi ko yitwa Robert. Umukameramani wo kwa Sabe Robert yaba ni materi muri nasari. Kwajya ca munsi no muri internet yajya areba imyanda iri muri internet munsi y'ibitanda. Kwajya camo yiruka. Muri ati ibintu wanaze munsi y'igitanda ari ibiki. Oya ura mutipe yaba ni materi muri gardienne. Sabe umukameramani wawe ni mugufa ariko no muhanga. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Kubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi. Nge ndi Jado Twishime, iyi ni Iris TV, ndetse hano ushobora gusanga amwe mu makuru abatandukanye yanditse mu gihe utakunze wenda gukurikira ibiganiro wanasoma makuru kuri iris.rw. Tukaba twakire rero bamwe mu basore bameze neza mu mujyi wa Kigali. Tukaba dusanze bari kwirira inkoko and chips indiziritse. Baby give me ketchup. Ketchup. Chips and ketchup. Kuri no sahani yanyu ndi kubonaho chips na ketchup. Man, umfaya. Hari n'imboga ivuyeho. Harimo na ntuza icyaka kaboro kama ka salade bakita ngo cucumber. Kakaba ko nakabonye muri Kasava na yiriho. Umugabo yarari kurya kokomba. None itimu birahita abwira umukobwa ngo Natasha, what do you did to this cucumber? Yaramubajije ngo Natasha, what's wrong with this cucumber? Naye umwana yari yarikoresheje mu buryo butemewe tu. Abo nagize ngo ni Natasha wa hariya. Mufite waseti. Yes, aba rero ni Zuby comedy, abasore rwose nkuko nabivuze. Baba barya inkoko indiziritse muri iyi minsi. Trisangirira turabona ko nta kibazo tuba dufite. Rwose mu muryango mwiza kabisa. Chips ya seti yahiye kare arayirya arayimara. Ngiye hari ibindi bintu narindimo kandi amasaha yagiye tugomba gukora interview. Nzana icyo kunywa cyanjye n'ibyo kurya. Eating is so nice, man. If you eat you think. Wese ko ngiye mwari ibyanjye mukamutari kumva. Aya interview nirangira kare. Mbona uri kurya imyungu n'intuza. Kandi oya uragira ngo urya ibiryo by'abantu ni mukuru. Hari n'ibintu umuntu abatamenyereye. Ubundi umuntu arya ibintu bitewe n'ukwasa. Cameraman nk'umuhaye no chips ya fruit. Cameraman wo kurya oya mayogi biriya bintu by'ibinyamayogi. Amayogi ntago ari ibiryo. Amayogi nayo intore wamuginga. Nese so naguze ko hawe ibinyamayogi. Cameraman ni wo kurya amate. Yego rati inyamayogi. Inyamayogi bibaho. Nge nabaye mu cyaro ndabizi. Setirata avukiye Nyamirambo. Navukiye Kibagabaga. Kibagabaga ku bitaro. Ntago ari Kibagabaga. Kibagabaga bayivuga nabi. Bavuga kabasi. Kibagabaga. Abana b'abakire mani. Abana b'abakire bari kurangira. Ariko urabona ko nafite n'ifemba y'ubuchips bwafo. Ni ibintu nakuze. Uraza kwakuza kwirira inkoko. Naza ndako mu rya inkoko ni foke kandi nana serviette babazanira. No muturage mani. Uyungu yavukana bita kuruwa mugasenga ngiye mpora mavuga. Kuruwa mugasenga bihuriye. Inyamata mugasenga mani. Ni abori impyisi zitera karitoma nizo zigisha abana bato gutera karitoma. N'abana babigenda bakubitana imigeri n'imitego. Jado amakuru ni meza. Meza neza. Urareba hano mu mujyi niyo one more time. Thank you so much. Thank you so much. Iris TV. Iris Bobo. Mba Iris nyine n'ahantu twaje tuhashasha. Mu rwashasha ubundi abagomba gushya umuntu utarakora subscribe kuri Iris abanza ikora mbere ko dukomeza ikiganiro. Mani wikomeza amasegonda abiri
gukora subscribe do akanari subscribe Jado n'umunyamakuru nanjye mpita mfata inkoko oya seti kariga nagasamubere ejo na comment ndagukatiraho gatoya ukane no kunzogera tanda titire Samu na seti bacuranwe inkoko karahava umutwe w'inkuru burya Zuby shobora kurya inkoko mu munota baradusekeje turarira yes nuko bimeze rero ni Zuby aba basore rwose kabisa nibo tugiye kuganira ni Seti ndetse na Samu tukaba tugiye kuganira bari kutamira amasaha yatujyanye ntago biba byoroshye ari zini gahunda twari tubasanzemo tugomba kubafatirana ariko ntacyo bitwaye muri cyo twajya tuvuga ngo ntago byemewe ngo kuvuga uri kurya ariko hari kera ngira ngo amasaha yararangiye iyo umuntu arimo aractinga ari no kurya ahubwo ikibazo biri butuma utavuga wagize ifemba nyinshi urumva nko yakubujije amagambo yabaye make kandi bizi kongera menshi ahubwo kameramani hari ukuntu abandi baba settinga kamera bagumanuka bareba ko ishusho rimeze neza warimo aramanuka ameze nka ruhayangwa dakora ari kurabyindi yes amakuru yanditse bro makuru ni meza turashima Imana my brother is having a new shoe happy new shoe bro congs bro for the new shoe this is the achievement man umwana wo mugasenga ko arasigara gura puma brand new weeks man station kuri Seti yaguze rinete man zambare bazirebe z'abasuderi nibyo nangiye kuvuga tusigaye sudira mane ntukarye umuntu ariko bwa mbere uri ukuntu Samu ari kurya inkoko karanga muzirya kuri Noheli hanyuma se duherukana rwose miliyoni eshanu zose wa mwazi cyakiye Samu aragerereye ngaho ariko ndi kubona ashaka kwasigaye nk'imwe asigaye ngire hari bora wajya bavuga ngo nta myaka 100 nasanze nta mafaranga atinda ahubwo nibwo bwa mbere Seti cyangwa se Samu yaratunze amafaranga menshi oya ngiye nigeze kuva muri Kongo mfite 20,20 y'amadolari sure cyane bro uragwishije zahabu oya umusaza wari wayamaye ibyo bintu kutabimbwiye mwe mwagwishije inka oya umusaza wanjye tu abatwika nyine ibyo bintu kutabimbwiye abafite akantu ntabwo nabikubwira miliyoni 20 subwo waje kuzikora wazikoresheje ikimana nabwo abaramfite isambu mu Mutara naguze urumva ahandi ndya na myaka 100 ariko rero mani bidanje Jado miliyoni 20 ntago ari nyinshi nuko dukene Samu ari menshi na ngewe ndi Bukavu hari restaurant nasanze yo bita Rwandi's restaurant irimo abakobwa b'Abanyarwanda man umukobwa ujya kumugura akabwira no uteye mu ahubwo reka nkugurire abafite muri baga y'ibihumbi bigera muri 5 gusa yakorewe uwo munsi bamuhaye y'amadolari ya tip abakomane baramubona ngo that girl ngo Rwanda ni walembo sana mrembo acha nikupatie dolari nguko na michezo ngo dada ngo kuya hapa ngo nikuletee dolari kuya hapa upate $1,000 nikuletee dolari bana zera dardo ngoma abakongomani ntazagira umuntu wifata nabi ngo naririye muri interview ntago ari umuco mubi nuko amasaha dufashe tugiye kugendura bize kandi ntago twakwima interview umuntu umusaza rero abakongomani se dukunda kubyaniriza uburyo abakongomani bakora indirimbo reka Seti rero nakari nawe kinanutse okay ariko se ni minsi man nukitiranye kwa mugufi no kunana mbabwire man ariko ari Samu na Seti ufite ibiro byinshi ngiye mfite ibiro 70 ufite bengahe 40 what oya wibeshye cyangwa uravugishwe kubera inyama 43 nashyizemo ibintu by'ibikapu njyewe ibiro mfite bihuye n'imyaka mfite n'uburebure Samu uyu muniga ukorahora kuvuga ngo muremure mwana uburebure ntacyo bumaze niga urumva intambara inateye niwe bisasu byajya bikubita amatwi ndi guca gutya hasi mwana aya hantu wagiye gukora akazi bavuga ngo dukeneye CV y'umuntu muremure nyereka niba ari ukwesitara ikigega Brother, that's not a big deal, man. Njyewe bambwire Jado, ntago ndi mugufi tu cyane. Ndi mugufi wenda ugereranyije nawe, ariko ntago ndi mugufi man ugereranyije n'abandi. Ndetse kuba mugufi bitwaye iki? Ninde wavuze ko ubugufi ari ikibazo? Man, njyewe mbambwira icyo kintu maze igihe ukivuga muri iyi television ndagira ngo nkwiyame n'abantu. Ntago navuze ngo uri mugufi. Boro icyo kintu cy'ubugufi ukire. Ubu se payasi nazize usinshuti.
Zizu ni mugufi man. Zizu ni mugufi. Zizu ni umuturanyi w'ubutaka man. Uziko Zizu amenya kirimo igiye kuza man. Zizu nabumva none. By the way, Zizu ni umushiti wanjye. Big up to yourself Zizu. Twari dufite na projet irapfa. Abantu bagufi birarara gahunda bagira. Uraza ko Zizu, I'm sorry bro. umuntu mugufi kuri iki kiganiro. Umuntu mugufi kuri iki kiganiro ababona ahubwo ari kigufi gifite n'amasaha abiri. Ibintu byose abona ari bigufi. Abantu bagufi barihangana man. Abantu bihanganiye ibiziba man. hakuzi kugira girlfriend wanjye nari mfite ari mugufiya. Igihe kimwe noneho ngiye kwikora ku ikofi twagiye hano namusohokanye. Byarambabaje ariko biranansetsa. Jado uziko ngiye kwikora ku ikofi numva mukoze mu mutwe. Ahubwo ngiye ariho nari mfite mugufi bya. Waramutokoje Ariho nari mfite mugufi bya tare nabaga kwa sister. Udukabutura tw'umupeto wa sister yasigaga nitwe namuhagamo gift. Kubera ko barareshyaga. Sorry baby. Tessie sorry. Tessie. Ariko uko kubitwa yitwaga nde? Taxi. Ende. Taxi. Tehu. Taxi. Tehu. Azakwitira n'ubu. Abakobwa bagufa bari romantic uziyo kagobeye kakagufata. Ariko buri umukobwa muremure iyo umuhungu muremure akundana n'umukobwa mugufi. Rimwe na rimwe mbona binagaragara neza. Nyine ni ubundi abantu batanga kotse babitanze nabi. Gukundana n'umukobwa muremure no gufata risk. Urareba iyo ugiye kumuwaginga urisumbukuruza. Cyangwa se kumwakisa. Nukuza. Mbega ni nko ko waba uri kwa muganga seru muri hejuru uryamye hasi. Bari danger. Ariko ngiye numvishe bira bintu ari na byiza. Ariko ngiye iyo umuhungu ari muremure. Umukobwa ari mugufi. Ngiye simpamvu nakunda abakobwa barebare. Ariko impamvu irumvikana. Impamvu irumvikana. Impamvu Samu yayivuze. Uzi impamvu reka subize se. Uzi impamvu zitadakunda abakobwa barebare. Nyisubize. Jado impamvu zitadakunda abakobwa barebare. Abona ubwiza bwabo bahura bareshya. Ntago abona neza. Niba wize geometry. Iyo baciye umurongo. Ndi mugufi duhaguruke. Sibyo. Sa reba ikibero cyawe. Oya, tukagiye banze mvuga. Reba ikibero cyawe ikijyanye n'icyanjye. Ni kihe kinini? Ceceka. Ndebe rino tako ryawe urijyanye ni rihe rinini? Ni iryanjye. Ni iryanjye. Na Jadora tubwe tujye kora buri wese cyarushuni. Reba inda yawe ujyanye ni ihe nini? Inda. Je ntandafite. Ntayo ufite. No bandambuye nta gusumba niga. Nuko inyama zanjye zagiye ziripfuka. Urumva? Nangatse kuvuga ko ari umuntu nangiye kuvuga mbona yazana no kuzahita umusumba. Nahita gasumba man. Urumva njyewe umva Jado. Ngerekana ihe regime y'amezi abiri nzaze nsumba Samu. Nge nayihaye naza ngusumba. Nukuri. Ahubwo reka naza musumba. Iyo regime Nase barabiniga. Reba ni muremure man tureba nabwo. Nanamureba gutya byibuze. Bamwice tuganire basi. Seti nansumba. Nzava muri komedi. Se turabyumva. Genda ukoresha ibyo wakora. Samu nanjye nabyo wakundusha. Zareka kariyeri. Nukuri. Kubyibuha reka biroroshye. Kubyibuha dore icyambere bisa. Sa uziko. Samu rero ngiyo umuntu abyibushye ahita anaba mugufi. Haje umuyaga wa Serwakira mani wagutwara. Uziko Samu yo umuntu abyibushye cyane. Uziko Samu agaragara nk'umuntu mugufi. Mani Samu iyo umuyaga ubaye ndamubwira mfata brother. Taza ugira ikibazo. Nta muyaga ndabona ikigarungana gutyo. Umuyaga wantwara ubwo hari abandi bantu nabo baba bafite ibibazo. Banera ingabo muri kina music baba bahagaze ku muntu umwe ninde bahagarara. Ufite watanga amaraso. Cyangwa bayaguri muzima nabo. Jewe. Amaraso ndayatanga kenshi ahubwo ntayo ukeneye. Nyereka niba uyatanga inshinge zakuzo. Cyangwa ibikwasi ntabwo yari umuhanga muri biology. Amaraso ntago agendana n'ingano. No, amaraso agendana na kilograms that you have. Nge nize biology. Nyine nibyo ndi kugusobanurira. Nose ufite ibiro bingahe byatanga amaraso? Nge mfite ibiro 62. Ugasigarana yahise. Nsigarana yahe? Ni ukwitanga. Nge naha abantu batata amaraso ku munsi. Harimo na papa wawe. Akunda kuvuga ibintu by'ababyeyi. Uzikuntu nkunda ababyeyi. Ari byiza man. Nkunda ababyeyi cyane. Buriya impamvu mvuze papa wa Seti duye group y'amaraso. Nge nabigira personal nkamutuka muri interview. Kandi kawe sibabara. Oya ndababaye man. Nago bisekeje mvuge mama wawe. So umubyeyi se. Kera ya. Bombo clat. Oya man naringiye gusuza ababyeyi. Turabasuje ababyeyi bacu turabakunda. Ya sometimes man tutangiye no karere baravugaga twarananiranye.
ariko tugeze bari kubyappreciatinga cyane. Ababyeyi bo kwa Seti nabo mu Rwanda ngo bari baragiye inama nataga bakambwira rwose ibi bintu n'abantu mu miryango turetse kuvuga ababyeyi bo baranatwika, ababyeyi bacu n'abasirimu baravuga rwose mugumye mwamamare bana bacu bikumva, ariko ubu ngubu shani bo bantu babishyigikiye uziyo twatinze gusora video nk'ubu mama wanyamereye nabi nuze Seti uko mutarekuranga indi shasha ngo habaye iki ngo cyabaye wavuga gutyo indi shasha wanjye avuga gutyo wavuga ate kutera kuri ndi wa maheru ushita we wanuze ariko nimugeranye ababyeyi b'abazungu n'ababyeyi babirabura ukuntu bakunda gucaringa abana abazungu iyo umwana arwaye hari uburyo babisuzuma baravuga ngo even yesterday she didn't do her task so nyine ntabwo yakoze homework cyangwa akora iki, ariko muri Afrika bamenya ko urwaye ari ukuriye gake. Muri Afrika byonyine hari igihe umubyeyi aguhereza ibiryo akawubwira ati mwanze umwana akubwira ngo can you eat, akakwinginga umubyeyi akanagutamika Chris can you eat akanagutamika, ariko muri Afrika itakubwira ngo birye cyangwa nubyanga Imana birye. Aho muri quartier abahora umuntu ushinzwe kurya ibinani abandi bantu ariko umva waje ugakora bino bintu ibiryo twariye. Yes, donc ababyeyi b'Abanyafrika bagira igitsure cyane ku bana babo, ariko ababyeyi b'Abanyafrika bakunda abana babo, baba bashaka abana bari strong. Umubyeyi ntago yaba yarakuze ajya kwasa mu mashyamba ngo nurangiza umuzana w'ubutesi. Hanyuma Seti na Saba ubu ngubu rero gahunda zimeze gute nyuma y'uko ubuzima buhindutsemo ukuntu wenda si ibyatsi cyane kuko hako rero miliyoni 5 ni nke man, that's ko Fabio Mizanode ngiye nafashe 2020 nanye mfata 20 ngeva mu kwa Rubero moyo muri Kongo. Okay, uri kuvuga mu 20 mbere okay, tuganire tubwizanyije ko izi miliyoni 5 tunakureho uruje miliyoni 5 sigaye mpura n'umuntu miliyoni 5 hahita mbona umuntu akonsomye ibihumbi 100 nari ahantu ngo mugene mubwire Samu ngo twariganye cyambere cyo yishyura abana bane biwawe abana bane bo mu rugo. Oye urumva toza buri mwe yishyura 10,000 yego ni 40 abana bacu nago biga mu rwunge ratamva ngubwire Jado hari miliyoni 5 badoye ni mu mwaka. Ayo mafaranga umwaka ugizwe n'amezi 12 fata ubwo tuvuge ko miliyoni ari buri kwezi sibyo baranusha ko ari buri kwezi zarangirana n'amezi angahe 5 kandi umutera nkunga agomba kumukorera kugeza mu gihe cy'iki cy'amezi 12. So rero miliyoni 5 ni z'akazi nukuru narebye wenda havaho nk'utuntu duke wenda two kugurira nk'abajama gacupa ariko nta kintu cya danje. Miliyoni 5 ni make man. Okay, impamvu ndi kuvuga ngo ni make dukora ibintu bisaba amafaranga menshi. Haro wayaha agasezerana comedy twishyura abacteri twishyura abactress kaba cameraman nk'uyu nguyu ureba inzara afite none wacu afite inzara kurenza uyu ubu surumva twaba wacu nibura arabyibushye nubwo akennye ariko uyu nguyu noneho mugufi mu bakameramani bose mwagiye muhura ku bitangazamakuru bitandukanye ninde mwabonye mugufi? Abakameramani bagufi yo ku ma YouTube yakora ibitanda bya bitanda byo muri internet ajya bishyiramo intuzo yaje byestara yakora ibitanda gute se umukameramani wo kwa Sabere muvuge sinzi ko yitwa Robert umukameramani wo kwa Sabere Robert yaba ni materi muri nasari kwaje cha munsi no muri internet yajya areba imyanda iri muri internet munsi y'ibitaro kwaje acamo yiruka muri ati ibintu wanaze munsi y'igitanda ari ibiki. Oya ura mutipe yabani materi muri gardienne Sabe umukameramani wawe ni mugufi ariko no muhanga ariko ashoboye akashora kuba ari utuma wenda mubona views ariko ni mugufi ugasanga ari hariya nk'umupfumu rega bibaho ari ukora n'umupfumu bya rega buri abanyamakuru bagufi rero mugufi mwahuye umva abandi tugiye kubazenguruka erega kuba mugufi kiza nuko sitari kumfasha kuvuga abantu bagufi nawe ari mugufi. Oya biraza bazakoze ikimini kitari mugufi cyane muremure kitari muremure muvandi muri mugufi ugeze ubwo ubona kitana musumba ariko oya reka tuyikwanarize yaba Gaspar ni muremure Gaspar ni muremure kameramani Gaspar aro bita muvunyi ni mugufi muvunyi ni kameramani akaba n'umuntu uzi ako muvunyi ntago ari muremure muvunyi nuko afite uruhara ariko ni mugufi none kuba mugufi ukagira na ruhara rwa muvunyi hari uruhara rw'abakirari n'urw'inzara uzi ko uruhara rwa muvunyi ruri mu musatsi ubundi uruhara rw'abakiri ikintu kirukwereka
rubiramo icyuya buri kanya kubera nyine ibintu by'amasukari uzi ko muvunyi buri minota 5 urwa muvunyi rubamo icyuya uruhara rwa muvunyi rwakwatsa umwambi uzi ko muvunyi ruriya ruhara rwiwe muvunyi rwo kuri 3D urufasha ukarutambika nk'ahantu higa abana b'abakire uri kumva rwaba moto y'ikigo bamona akabango Dorimondo oya rwaba moto y'ikigo bakavuga ngo the struggle is real muvunyira bije aya nakira tuteka buriya rado nko mvuze ngo ufite inyinya warakara ariko se ubu navuga ku nyinya kinga James akantera ibuye cyangwa iyi nyinya yahindutse ikindi kintu ya Airways na ntuza na Juno ngiyo basomanye bakorira ibyo ruhara rwa muvunyi rusizemo sanitizer muvunyi itasara uzi buri ruhara n'ikintu gikomeye ese buriya reka mbabwire nkanjye buriya ibaze ruhara rwa muvunyi kizemo sanitizer iyo umuntu andakaje kankwereka ibintu narasanga ari byo iyo umuntu andakaje hari ukuntu mpita nkora nko mu twanwa tu oya mu mutwe umusatsi cyangwa oya no mu musatsi hari igihe tugira gutya cyane cyane aba francophone buriya nka muvunyi umugore amurakaje yakwishima ahangaha cyangwa yagira ntabwo yakwishima mu ruhara ntabwo urabona abantu bishima mu rugo ugakoboka uhita ucamo igisebese ni nk'igihorihori reka mwe ntimuzi uruhara noneho uruhara rwahuye n'izuba ari ibintu twakinaga tukanyura kuri Rugabire gutya kera mu cyaro hari imihanda twacamo tuvuye kuri high yanyereraga ruriya ruhara rwa muvunyi rubaye uwo muhanda wanyerera mpaka upfuye kuko ntabwo byarangiye wajya uraki noneho rumeze nk'ikaro niyo yambaye ingofero ruriya ruhara rwa muvunyi rwaba ntuza primaire rwaba inzogera primaire uzi ko muvunyi mukubita urushyi mu bantu nka gutya uri kumva ushobora kumva abantu bavuze ngo ninde umenya ipendo ryo kwa padiri ariya mwarebye filime twa Street Stooges ari mu mutipe ufite uruhara kandi afite uruhara rugarukira ndayibuze ko ruriya ruhara rwa muvunyi ari rwo bakoresha mu Rwanda mu kwamaza umuti w'uruhara industry murimo kariya murimo muhura n'abanyamakuru cyane nyine niyo mpamvu bose ni inshuti zacu umwe mu banyamakuru nyine mwabonye utangaje kubw'impamvu runaka cyane bose buri muntu afite ikintu ahindukaho nk'ubucita aguze inkweto ejo bundi aruka propose uri kumva uri bukuru kweto cita yari afite rumeze nk'ingoma y'abahirika urabyibuka se ati undi munyamakuru nyine buri muntu ari fani Bakti is the best uzi ko Bakti agira story yaratute sango mbaza amakuru afite akabwa bita Scooby mbaze ngo kagiye wana ni sawa tu setting Scooby iri heza wana Scooby yagiye gusura Gramel ariko ni gero ndetugengire ndagutangira ishuri aya story ngo zikuna akabwa ke ngo yazanye ngo umukozi ngo akanye ngumane ngo nazanye ngo umukozi ngo akajya reba Scooby ngo kikagira semi ngo ngavuga ngo kiniga ngo na Scooby ngo ninde ufite isuku oya ngo ari Scooby n'uyu mutipe ngo ninde ufite urukundo wallahi ngo nk'umulasta ngo Scooby ntamwa widi man ngo nanu widi abana man Scooby ngo Scooby koliki man ngo uramuja maratukana ngo Scooby nitukana ngo my brother ngo Scooby what's wrong ariko imbwa mu by'ukuri na ndonkozi wenda ntabwo twazigiranye n'umuntu uko abantu bakora byinshi turafatikanye muri byinshi ariko imbwa nazo zigira roho nzima nese ubu ntambwa ziri gufasha leta gusaka abantu barwayi ba corona n'ibisasu rero buri ikinyabuzi imbwa nabonye igira ubwenge sinzi personally imbwa yarantangaje imbwa ntishobora kuyoberwa umuntu wayizanye mu rugo niyo wowe waba wayiguze ukayihunga yigutwaza imbwa irakubaha ikaguha icyo cyubahiro uri kumva ikindi mbwa igira urukundo ndumva wivuze neza wabimbwa yewe muvandimwe tubayeho nk'imbwa zikunda abantu nyine itonde njye gusobanurira wese nshobora kugushingira iduka ubu nkagukiza kamere muntu ejo akaba ari wowe unyica ni urugero ndi gutanga bivuze ngo wabimbwa igisubizo nicyo yewe erega ibintu byose byishwe n'amazina abantu babyize itonde nkubwire Jado twese tuzi ko nuko ntabikora hari amasinyi ugaragaza ku ntoki umuntu akavuga iyi sinyi ivuga iki ivuga peace and love iyi ngiyi ivuga iki iyi ngiyi isi ivuga iki se shana urutoki wambikaho impeta nk'umupasiteri iyo tuza gukura abantu babwiriza sibyo ntabwo ari ngo mvuga amafuti ngenda nakijijwe urumva
ibi bya peace bitariho tuta expecting ayo mahama abantu bagenda bazana nka pastor kajya avuga ngo Jado ngo uyu munsi Jado ngo ushobora kubona igitangaza mu buzima bwawe bari kugira ikibazo wapi ariko ubu ni ikibazo iyo umuntu agusuje akagira nyine akabona ageze nka burya ngo time is on man, you are very talking a lot. Okay, talk. Dr. Mwinyibwirire abantu bakunda Zuby mubahishi iki? Zuby tugiye gutangira movie. Tugiye gukira amafilime azayo duhuza n'abakteri basanzwe. Nje nyine ndi umukomedi ariko nakinanye n'undi mu akteri, nakinanye wenda na Paul, nakinanye na Ngenzi, nakinanye na Banatasha, nakinanye na ba Ketchup, nakinanye na abakteri ni benshi. So wait and see, ni byinshi kabisa. Mbese dushonje duhishiwe. Muhishiwe mushonje. Ko ntacyo bivuga. Ntago ari mushonje muhishiwe. Muhishiwe mushonje. Icyo mbivugaho se. Seti. Ugize ubwoba. Bivugeho. Nanjye nuko. Kamerama ugize ubwoba. Icyo kintu kineye ubwoba. Ugize ubwoba. Ugize ubwoba. Tugiye ari ibintu melody ajya kuvuga. Ngo hari imiziki ya danje. Mana umuntu ukunda Zuby no kwimana ntago ari ukwitaka. Tugiye gukora ibintu birenze ariko buriya nta niri biryo kuvuga ko turenze sha none nta hantu twari bwagere twari tutaratangira comedy tugiye gutangira comedy muri aya meza biragiye gutangira tugiye gukorera comedy ziryoshye hariyo ndeba none mani nkahita numva ndasaza none se icyo cyizere izo mbaraga zivuye ni za miliyoni 5 cyangwa ako miliyoni 5 ni make n'ukuri miliyoni 5 is not a lot none Ese YouTube hembanga abantu duteganya gukorana nabo nuko bitaracamo tuzabatumira dukore press conference bazayibona ko bimeze niba byaciyemo donc tuvuge ngo ejo hazaza mu kwezi cyangwa so meza birari imbere tugiye gutangira video zirenze n'ukuri zisekeje man uziko ndi kureba zira video ziri kuri chano nkumva nta nimwe sekeje kubera urwego ndimo numva hizo video ugize ubwoba cyagize ubwoba nanjye nuko gusa icyo tuba tubifuriza ni byiza n'iterambere ntekereza ko byanga bikunze abakunzi ba Zuby bahishiwe bashonje bahishiwe kwa yes reka rero tugane ku musozo turimo tugana ku musozo twagira ngo dukoreshe igihe neza amasaha arimo yirukanga nabafatiranye ariko iminota yose tugomba kumarana na Zuby ni brag zitandukanye kugira ngo n'abantu bire mu kazi ako seti umunsi nago wari uri muri mood nziza mood nari nyirimo kandi naganiriye ukundeba gusuri umuntu yambaye kunyitegereza nkagira ubwo oya mani oya wowe bigira pastor ni windi mideni bivuga wowe turangiza interview seti nta kintu yapfuye n'abafana abafana bo turi kumwe kandi barabibona ko swag ari zazina urabona arasa neza yambaye ishati c'est bon y'umweru nubwo yagiye isosi y'inyama ariko ibyo biragaragaza ko yariye ikibi nuko yabari isosi y'inkonje ariko ndahita mpindura mu modoka harimo iyindi mu modoka hari ako mumeze neza araje abigenze neza ahindura ibyanze araje ahire man nuko bimeze rero ariko nago mwagenda mutagize ikintu muvuga kuri Iris mugira icyo ladies and gentlemen, this is your TV. Ni TV nshyashya nizagica abasukuna niba uri umukunzi wa Zuby uri umukunzi wa comedy muri rusange uri umukunzi wa entertainment kora subscribe kuri Iris TV cyangwa babwira channel ya mbere igiye kuyambere mu myidagaduro ngize ubwoba ye mwana afunze akoze icyo cyegeranyo twakoze tuhoza dusanga igihe ama YouTube yaziye yari mu mwaduko wa 2018 ubwiza mbere zakrewaga nibwo hagaragaye umusore ufite ubushake n'ubushagarazi bitaga Jado abari kwakuyeshinze channel ya mbere we yaje hogoza bose yaje ari yo yazanye Zuby ba mbere nibo bakomediye ba mbere bageze kuri Iris kora subscribe kuri Iris TV Zubwoba Iris baby Iris baby Iris reka dukore Iris man naka channel ya mbere yaje mu Rwanda nziza ubu ibintu bijyanye n'imyidagaduro izana abastari bose mu mande zose izana abaraperi n'abakomediye izana abakinnyi filimi bose watinze kuvuga Iris oya najya ngo ujye witwita mako Iris unahogoze okay imyidagaduro ni chapu chapu Iris ay baby Iris reka tubashimire dushimire abantu badukurikiye tubashimire namwe mukomeze mugire ibihe byiza n'intambwe zikomeza zizamuka ndetse abantu bakomeza kuri subscribe nkuko mwabivuze ciao Jama